Ese wari uzi ko guhitamo nabi ubwoko bw'inkwavu bishobora gutuma utakaza amafaranga menshi mu bworozi? Hari inkwavu zikura vuba, zitanga inyama nyinshi kandi zikakwinjiriza amafaranga menshi. Ariko hari n'izishobora kugutwara igihe kirekire, zikarya cyane ariko umusaruro ukaba muto. Niba uteganya gutangira ubworozi bw'inkwavu cyangwa ushaka kongera umusaruro wawe, iyi video ni ingenzi cyane kuri wowe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubwoko butanu bw'inkwavu ugomba kumenya niba ushaka korora inkwavu zigamije umusaruro w'inyama. Reka dutangire. Muraho neza kandi mbahaye ikaze kuri Iwacu Connect, aho tuvuga ubworozi, ubuhinzi, amahirwe y'ubucuruzi ashobora kuguteza imbere. Niba uri mushya kuri channel yacu, kanda subscribe kugira ngo udacikanwa n'andi masomo meza. Reka dutangire rero n'ubwoko bwa mbere bw'inkwavu nziza zikura vuba kandi zihuta. Rwa mbere ni New Zealand White. Nkunda kubibabwira, ni urukwavu rwiza cyane, ni urukwavu rw'imberabyombi rushobora gutanga inyama nziza, nirwo ruza ku mwanya wa mbere rwose. Rushobora gutanga inyama nziza, ikindi rushobora kuguha abana benshi, rukaguha icyororo mu gihe gito. Ubu ni bumwe rero mu bwoko bw'inkwavu buzwi cyane ku isi hose mu gutanga inyama ndetse n'umusaruro ku bana. Ni urubyeyi rwiza. Impamvu rukundwa rero cyane ni uko rukura vuba, ikindi rukoresha ibiryo neza. Ikintu cy'ibiryo mujye mucyitondera kubera ko gikunda guhombya aborozi, ni ukukirebaho cyane. Ikindi nanone rutanga inyama nziza. Ni ukuvuga ngo uru rukwavu rero rwororoka neza kandi ruroroshye kurwitaho. Niyo mpamvu aborozi benshi batangira bahera kuri ubu bwoko. Reka turebe n'ubwoko bwa kabiri, ni ubwoko bita Californian Rabbit. Ku mwanya wa kabiri rero ni uru rukwavu dufite. Izi nkwavu zizwi ku mabara yazo yihariye: umubiri wera, amatwi yijimye, izuru ryijimye n'umurizo wijimye. Zikaba rero zifite umuvuduko mwiza wo gukura kandi zitanga inyama zifite karite nziza. Rero aya nayo ni amahitamo meza cyane ku borozi bashaka inyungu. Ndavuga cyane cyane no ku batangizi. Uru rwose ni urukwavu rwiza. Urukwavu rwa gatatu navuga ni urukwavu bita Flemish. Ku mwanya wa gatatu nibwo ruzaho. Nko ku izina uko ribivuga, ni izi nkwavu ziba nini cyane, zigira ibiro byinshi kurusha izindi andi moko menshi. Icyiza ni uko nyine zitanga inyama nyinshi, ariko hari icyo ugomba kumenya kuri izi nkwavu, ni uko zirya cyane kandi zikenera umwanya munini. Ni ukuvuga akazu, ugomba kubaka akazu kagari. Ntabwo ari ubwoko buri wese yahita atangiriraho cyangwa se ahita yigondera bitewe na cost yabwo cyangwa se igishoro ziba zisaba. Kane rero ni urukwavu rwa Chinchilla. Ni urwo ruza ku mwanya wa kane. Izi zikaba ari inkwavu zizwiho gukura neza no gutanga inyama nziza. Aborozi bamwe rero banazikunda kubera ubwoya bwazo bwiza. Bivuze ko ushobora kubona inyungu no mu nyama ndetse rimwe na rimwe no ku bwoya. Ariko hano iwacu ntabwo turatangira gutunganya uruhu, ariko wenda bizaza. Tuzabibona no mu kiganiro kizakurikira, aho tuzabona ubwoko bugiye, amahirwe ari mu bworozi bw'inkwavu, amahirwe agiye atandukanye arimo n'inyungu bigendanye nayo. Ku mwanya wa gatanu rero haraza izo twita crossbreed rabbit. ni zimwe zivanze, ariko ni inzungu nazo, ariko
uba usanga zivanze, tuvuge ngo ugasanga ni New Zealand ivanze na Lionhead. Izo rero ni inkwavu nazo nziza mu bihugu bya Afurika. Izi nkwavu zirakuzwe cyane kubera impamvu ngiye kubabwira. Ni ukubera ko guhuza amoko bituma ubona avantage cyangwa se amahirwe atandukanye yo gukura vuba kw'inkwavu, kw'abana bazo, kwihanganira ikirere, kwihanganira imirire. Urumva rero ziranororoka neza, ariko ziba ziri bwihanganira imirire, zikaba zihanganira ikirere, zikaba zihanganira isuku. So akenshi rero imvange nziza zishobora gukora neza cyane nko mu Rwanda cyangwa se no muri Afurika muri rusange. Ni ukuvuga rero izi cross breed nizo buri wese nibura ashobora kuba yakwishyikiraho, zikamuha umusaruro kandi adashoye byinshi. So reka turebere hamwe rero ni biki wakagombye kumenya mbere yo gutangira, mbere yo guhitamo icyororo. Mbere yo guhitamo ubwoko bw'inkwavu, banza wibaza ibi bintu: ese isoko ryo mu gace kawe rimeze rite? Ese ufite ibiryo bihagije? Ese ufite umwanya uhagije wo kuzitaho? Ese ushobora kubona inkwavu nziza hafi aho ngaho? Ntuhitemo ubwoko kubera gusa ko ari bwiza ku isura. Hitamo ubwoko bujyanye n'intego zawe. Nimba ari inyama, shaka iz'inyama. Nimba kandi ari ukugira ngo uzamure icyororo cyawe, shaka inkwavu zororoka neza. Inama rero ku batangiza: niba ugitangira, New Zealand White na California ni amahitamo meza cyane. Tangirana rero n'umubare muto, murambibabwira, ugende uzamuka gake gakeya, ubanze wige neza, hanyuma buhoro buhoro ugende waguka. Ntiwibagirwe rero yuko intsinzi mu bworozi ntiva gusa ku bwoko bw'inkwavu, iva cyane kuri ibi bintu ngiye kukubwira uko ari bine. Icya mbere, imirire myiza. Icya kabiri, isuku. Icya gatatu, ubuvuzi. Icya kane, imicungire myiza cyangwa se management. Murakoze rero cyane kuba mwadukurikiye kuri ino video. Tubwire muri komenti ni ubuhe bwoko bw'inkwavu ukunda cyangwa se ubona cyane aho utuye. Niba wakunze iyi video, kanda like, share na subscribe kugira ngo n'abandi bibagereho kandi utazacikanwa n'ikiganiro kizakurikira. Tuzongere kubonana muri video itaha. Ciao, turi kumwe. Ni Amoni, mwari kumwe kuri Iwacu Connect.